aba president rero mujye amarangamutima yanyu. Niyo mpamvu mwego mujya muzana amarangamutima. Wumvishijwe ijambo rya His Excellency ko yavuze ejo bundi, yavuze ngo iki? Yaravuze ati izo brage zo kuzana brage uri gukinira ku gihugu ukavuga brage uzana ibintu byo gukora nka buriya ntabwo ngiye ibyo ushobora kubinzanaho. Ibyo kumbwira ngo abigaragara kugira ngo abone icyo abwira abakongomani ibyo ngibyo ntabwo wabinzanaho. Uranyereka ko that I will have to be ready. Wumvise speech here. None wowe President akubwira ko nta brage ushobora kuzana wakyuzinga kujya gutera igihugu, wowe ukaza ukavuga ngo ntabwo ari abantu gutekerezaho. Bafite igisirikare my friend, bafite drone, bafite igisirikare, bafite amahanga. Ibyo bintu bya negligence zanyu mujye mubishyira iruhande. Aduye ntajye bamuto. W'abantu barategura gutera igihugu barageza ngo ntabwo arabo kuvugaho. Niko aduye bamuto, aduye bamuto. Minister wagarutse ntabwo ndazamuka arikunyuma, ntabwo ndazamuka yes ubona numva neza ariko ndahari. Unatusikia vizuri kabisa tutanukuza kwanza. Nakubazaga mu minsi ishize twabonye ngo bita Ciwewe, sorry nta Ciwewe nta Cirombo, rero ntabwo kubatandukanye. Cirombo avuga ko isasu ribe ku butaka bwa Kongo mpaka Kigali, azanywera icyayi Kigali. None nta nubwo isasu ryavuze, ahubwo abakomanda bo bari mu maboko ataraye. Twitege iki mu misesengurire yawe? Uratekereza ko Cirombo atafika Kigali? Bya byadusezeranyije banagiye kubikora. Unabona uri kunyumva neza? Noneho ndakumva kabisa. umugire ngo nuko bari abantu ari batatu, niyo abantu 1000 bazasonza bakayobera kuri uriya mupaka, nta n'umwe uzasubirayo my friend. Ibintu Cirombo yavuze ntabwo yajya guterana amagambo n'umukuru w'igihugu cyacu, ntabwo bishoboka. Nitwe tugomba kumusubiza, kandi twarayimubwiye ko igihugu cyacu cyiteguye Cirombo amagambo ye. Nta mikino irimo hariya. Umukuru w'igihugu yavuze niyo yakwibeshya bifatwa nk'ukuri. Niyo mpamvu rero iriya ni provocation. Muzi ko n'ubushize barabanje provocation nka ziriya, haza n'indege, ariko ibintu naho biri ku rundi rwego, ntago ari nka byandi bya mbere. Hano amagambo yavuze harabe yashubijwe, kandi bigomba kubahirizwa. Kuvuga rero abantu bitege, yenda guma muri rya jambo, u Rwanda ruriteguye for stop, nkuko umuvugizi w'ingabo yavuze, ruriteguye koko. Biriya byabaye ni provocation, nta nubwo bavuga ko zarangiye kuko Kongo yahoze bikora kuva kera. Bazanongera, ariko uzongera nawe tuzamugumana. Ahubwo burija ikintu cyakurikiraho, urashwe bajya muresheje imbunda nini ubutaha, kugira ngo bereke kuko harimo n'agasumburuke. Ariko kandi ikintu ngiye nashimira ingabo z'u Rwanda, kuba bari abantu bose zitabarashe zigasigarana ibizibiti byo kwereka isi yose ko Kongo iri guprovoka igihugu cyacu. Naho kuvanga abantu bitege ikibwo, ntago turazi kwitega ikindi kintu kidasanzwe. Abantu barakomeza bakora ibyo bakoraga nkuko bisanzwe, iterambere rikomeze, uri muri business yakomeze, ingabo z'igihugu nazo zikora akazi kazo kandi zigakora kinyamwuga. Nicyo ngicyo navuga, kuko kuvanga abantu bitega iki bishobora gutuma wenda navuga ngo hagiye kuza panike, ngo tuyotegure gutegereza intambara. No, nuko wenda sinzi na muri space umuntu wese ari yarageze Gisenyi ngari ukuntu ingabo zimeze ku mupaka no kuzamukaho bita ugasaraba ruguru. Ntabwo bavuga ko umuntu yamenera hari ahantu my friend ngo asubireyo, no kwambuka hariya barakore kukambuka kugira ngo bagufatire mu gihugu imbere. Hari igihe byigeze kubaho ndumva ari muri 2012, intera hamwe na Exifare baherekejwe n'ingabo za Kongo n'ubundi. Hari agasozi kari ahantu haruguru hafi no kugisaraba, gasa nk'akinjira muri Kongo ariko araka u Rwanda. Barabyutse mu gitondo bashingaho rya bendera rya kera ryo kubwa Habyarimana ryanditsemo ara. Bakabaye barabonye isomo. Ibyo byabaye ryari? Ibyo bintu byabaye 2012 na 2013 maho ngaho. Kuko icyo genda nabaga Gisenyi rwose ntago ari amakuru nabwiwe. Ariko ikintu cyabaye kuri aho gasozi cyakabaye cyaratanze isomo ku muntu ufite ubwenge. Hahandi umuntu akurasa ukabona ntago uhunga, ukamuhungira ariko kurasa. Ntago rero bari yarabasirikare batera ubwoba, kuba kera yavuze ngo barashonje, byo turebyemera ngo barashonje, ariko najye gusonzera kwa Cirombo bamusaba ibiryo. Nuzahagarara hakurya bati ndashonje nagira akantu, gashoroka munagira, ariko nta kuza kudusonzeraho hejuru y'amagambo perezida wabo yavuze. No, ibyo ntibihari rwose, uzaza zakubitwa gusubira byo ntago birimo.
hanyuma ibi ngibi ibyo nari kubajije ko ntabwo kinshubije utekereza ko ibi ngibi byo biri buze gutanga iyihe shusho cyangwa urabona biganisha he uyu mwuka mubi amagambo ya Kirombo utekereza ko ashobora kuyashyira mu bikorwa nk'uko yabivuze nk'uko yabitangarije isi ko isasu rimwe azahita yambuka agatangiza urugamba utekereza ko uyu munsi Kirombo ari bushye muri parlement akabikora nk'uko bibwiye isi Kirombo icyo yashakaga ni amajwi yarayabonye my friend yashakaga amajwi y'abakongomani uko nabone birashyushye biracitse amajwi yarayabonye ariko nawe nzi neza ko abizi ko atakwinjira muri iki gihugu arasa kuyihenda imbarase yindi wavuga abakongomani bagiyemo hehe bagaruye amahoro twavuga ari professionnel nuko uvuga ngo uzamubona abasirikare bakora defile Kinshasa mu mujyi rwagati n'ibifaru bivuza amahoni ariko ntabwo uzabona ari amahoni bavuze basanga M23 nibarane gushyira ku murongo igihugu cye ngo agace bamwatse akisubize ntabwo bava kazatera igihugu gifite ubusugire cy'igihangange nk'u Rwanda ari amagambo yavuze ntabwo navuga ngo tuyasuzugure kuko n'umukuru w'igihugu no kwiyahura bibaho ariko niyahura ku Rwanda azaba yiyahuye nyine bisanzwe nk'uko umuntu yagiye hejuru y'inzu agasimbuka mwese munavuze ngo nziyahura bavuga ngo ntuziyahure ashobora gusimbuka hejuru y'inzu ashobora kujya muri Nyabarongo ashobora kunywa umutagapfa kwiyahura no kwiyahura umuntu yakwiyahura mu buryo bwinshi ntabwo navuga ngo turaca amazi ari amagambo niyo mpamvu igihugu kihora kivuga ngo turiteguye iyo ntambara avuga azayishoze ariko u Rwanda ntumuzamushozaho intambara icyo twakwita ikigiye gukurikiraho rero nubwo ntari umuvugizi w'ingabo ariko ikigiye gukurikiraho umuntu wese yakibona ni amategeko mpuzamahanga hari umusirikare wo mu gihugu wafatiwe mu kindi yavogereye ubusugire bw'igihugu kumusubiza rero ntabwo bamusubiza handi yaciye ni guverinoma imuhereza indi guverinoma icyo gihe haza amategeko mpuzamahanga iyo amategeko mpuzamahanga yaje rero arubahirizwa abantu bose bakavuga ngo ari mu kubahirizwa kuko habaye iki n'iki ubushotoranyi bukajya hariya ejo n'ejo undi naza bakamusubiza aho yavuye ko bakundi bashobora kumujyana bakamugezayo hazaba habayeho gutanga umugabo bavuga bati abantu barimo kutuvogera baraza bakatuvogerera igihugu bakinjiramo n'imbunda bagashaka no kurasa ko mugiye kuba nk'abana bahora barira none se ejo barashe mu Ruhengeri urebe muzatanga abagabo ni kangahe bafasha abasirikare babafatiye ku mupaka my friend uko bigiye kuba nk'inshuro ya 5 hari ibintu bibiri tugomba kubanza gutandukanya Godfather bibiri tugomba gutandukanya politike y'u Rwanda n'amateka y'u Rwanda bihabanye 100% na politike ya Kongo n'amateka ya Kongo niyo mpamvu uko u Rwanda rwatinga mu kibazo bitandukanye nuko umuntu wese yatekereza ntabwo umuntu wese yatekerezaga ko ingabo zavuga ngo n'ibinani byaniye abagome n'abagambanyi inkotanyi zazinguze zitsimbure ibintu byose biba mu Rwanda biratungurana niyo mpamvu nakubwira ngo ntabwo none ahangaha bavuga ngo bagiye kuba nk'abana barezi kubera ko u Rwanda amateka yarwo arutegeka ubwayo uko rwitwara mu bibazo runaka nicyo kintu numva nagusubiza kuko uko tudahuje amateka n'abandi ni nako kwinjira mu kibazo no kugisohokamo bigomba kuba bitandukanye sinzi niba ntagusubije aho ngaho rwose oya ndasobanukiwe Titi urahari Titi w'ikoti n'ishati imeze nk'abakongomani uraho ndebere aha Keri warufite ikintu ushaka kongeraho naringiye kongeraho ikindi Godfather narisubije amaso inyuma nekereza ibyo waruvuze bya bindi bya Kirombo yavuze ngo ashaka gutera u Rwanda ngo ese abashaka kubishyira mu bikorwa ntekereje gatoya sinzi wenda niba nabivuga cyangwa byaba uko mbitekereje gusa nabyo birashoboka kuko ntawamenya ndatekereza gutya ese wenda ntibyaba ari byo koko yabigambiriye noneho agatangira wenda kohereza wenda nk'ingabo ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo arebe ko zinjira koko agashotora akareba ko bikunda noneho ndavuga ngo
yes birashoboka kubera ko mu gisirikare byose birashoboka gusa kubera ko we nkuko nabikubwiye nubwo wambwiye ngo si president ndavuga ngo we niba yanabikoze gutyo yaba yabikoze gisivile kubera ko uburyo binjiyemo mu Rwanda ntabwo umusirikare uba uje gutata wenda nk'amakuru cyangwa kureba aho wenda azatera aza yambaye iteni azanye n'imbunda gutyo kumugaragara noneho akaja mu baturage akiyerekana gusa nabyo zashoboka it's possible so point yaje ni point ni ukuvuga ngo niba Chilombo koko ibyo yavuze abihagazeho iyi ni inzira imwe nayo yanyuzamo abo bantu yo gutera u Rwanda kugira ngo wenda yinjize abasirikare guprovoka yinjize abo basirikare bibo mu Rwanda kugira ngo babone uko bazatera noneho afiteyo abasirikare kandi afite abasirikare we naruko bivuga gisivile nyine araza aje kubohoza abasirikare ibi abahe ari bubohoze kandi abo yohereje ko navuga abo yohereje uyu munsi bariya yohereje barabafashwe nawe uri kubivuga nawe bivuga nk'umusivile ni ukuvuga ngo we yohereje abasirikare ziko ari bufatwe noneho arateraje kubohoza abasoda be ngo je navuze ngo ese ntizaba wenda bohereje sinzi niba unyumvishe neza abohereje kugira ngo baze gutata cyangwa zibari harjani gutata ni kuko umusevera cyane kabisa ibintu kuvuga ntabwo byumvikana gute kandi baje ntabwo abantu baje gutata baza kuriya nabyo nabikora nabi ni ukuvuga ngo we acha ngeye kaba civilian wowe uri kuvuga ngo ntabwo umuntu aza gutata afite imbunda yuzuye amasasu urumva ntabwo uri kubatata ntongeye kubyita gutata minister musobanurire uri n'umusevire cyane rero arimo gutekereza bya bintu bya kera umwami ajya gutera kohereza umuntu ngo bakamwica akaba igitambo kugira ngo ajye kumena amaraso abantu barwane no ibintu byarahindutse keri reka nkubwire sinzi niba uzi ibintu bya map reading usomye map y'u Rwanda na Congo first of all ntabwo Congo yatera u Rwanda kereka ishatse inzira handi hantu kigeze kubaho bazana abazimbabwe hariya kuri Mogoma bashaka kubaforesha ngo batere u Rwanda ubwo bashyiraga imbunda kuri Mogoma barabaza ngo uyu musozi wo hakurya yacu n'ubwo batindira Rubavu se ni mu Rwanda batiyego bahita bayikuraho avuga ati no ntabwo waturuka ahantu ngo tere hariya ntabwo basanze bidashoboka ibyo byabaye yishimye map uya mujye kugira amateka ariko byabaye ryari hariya nakubwiye mu myaka ya 2012 hari provocation nyinshi cyane zabaye kugera nubwo perezida wari uriyo azana abazimbabwe bamufashe gutera u Rwanda ibintu byaranze basonye map basanga bidashoboka noneho kuvuga ngo ashobora kohereje hari abantu kugira ngo azaze kubabohoza ayiwe niyohereza abandi jana baze kubareba nabo tubagumane abohereza tubagumana igihe kizagera nawaze mugumane naza ateye ariko ntabwo bishoboka kuva gohereje abantu kugira ngo aze kubabohoza amarangamutima arimo igihugu mvuga ndakizi kandi na Kongo ndayizi nyibona mu ntambara ubona na isi yose mu kurwana n'umutwe w'abananiye twaye mu Venezuela amakuru se ntituyabona ku gihe ntabwo wavuga u Rwanda igihugu kiri ku rwego rujya kurinda abakuru b'ibihugu mu bindi bihugu bagatoza igisirikare cy'igihugu ngo cyoherereze wazarendo niba umuntu avuga ati igisirikare cyanjye ntacyo wazarendo mu imbunda nta myitozo bafite ari bo bajya kundwanirira ntabwo bakwinjira mu gihugu nk'u Rwanda ntibibaho ndetse uko mbibona uretse no kurwana na Kongo niyo ataba ari Kongo u Rwanda rwaba none se u Rwanda ntiri mu ntambara hariya ni harya bagiye muri nibotsa gukira gihugu muri Centrafrique na Mozambique aho hose u Rwanda rurimo guhangana ntabwo rero u Rwanda ruri ku rwego rujya kugarura amahoro mu bindi bihugu amahoro yarwo ubwayo ariyo yananirana ikindi zi provocation sinzi niba mugera nko mu mujyi wa Gisenyi uturanye na Kongo nta mpinduka ushobora kubona z'igisirikare reka mabwire aka experience nabonye icyo gihe cyajya bafata Goma umujyi wa Gisenyi niwo nabagamo naturutse epo ku Kivu ndazamukanyira kuri Petite Barriere nta musirikare mbonye my friend
ibintu byakanze abakongomani bari bahunze. Ni ukuvuga ngo system u Rwanda rukoresha mu ntambara ntabwo Kongo ishobora no guhengereza ikindi iyo umuntu akuruca mu butasi nta kintu ushobora gukora. Abakongomani bakora inama bazatera u Rwanda bakavuga naho bazaca n'ibyo bazakoresha barangiza bakajya hariya bakabigaragaza ku mateleviziyo bakora defile bakabivuga ahantu hose. Icyo bigaragaza ko weakness mu butasi igihugu ntabwo kigira ibanga. Icyo gihe hanyuma uretse gato rero hangaha biraza kunshanga urumva twebwe turi simple individu mbaza ndakubwira turabasoda bo kuri social media tuko bakenyeje turabangaza urumva niba mu buntu nk'uyu ati no bari baje mu butasi bikore urumva turabasevire twebwe nkamwe rero mama muri abasesenguzi biba byiza mugiye mutuvira imuzi inkuru nkingi. My question is abasirikare bakongomani bamaze gufatwa ngewe rero nk'umusevire ndahita mbihuza cyane mpita mbihuza n'amagambo Kisekedi yavuze ko isasu rimwe ku butaka bwa Kongo tayari arajya muri parlement agende asabe gutera u Rwanda. None mukanya uretse gato wumva ahantu mva ndashaka kugira ngo wumve iyi statement ahantu turi aya masaha mugerageze mu byumve tutakuja na hii habari ya kusema hivi reka rero tubaha ikaze mfite bakunze ibiganiro byacu nk'uko mukanya mu biganiro byacu byatambutse twavugaga ibyabereye ku mupaka uri hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga. Tubaha ikaze mu kiganiro fande. Murakoze cyane Scovia. Yego tubonye itangazo ryanyu rivuga ibyabereye hano ku mupaka turajya ngo mudufashe twe dukoresha amajwi n'amashusho kugira ngo badukubumbe haba iki kurasana no kuvuga ko harashende arasande. Hari abasirikare ba FARDC yajiye mu Rwanda. Yego. Babiri muri bo bafashwe n'abasirikare bacu. Ariko umwe muri bo yagerageje kurasa tuza kumurasa. Ariko abandi babiri turabafite. Cyangwa itangazo riravuga ko bari mu maboko yacu. Abaturage baturiye umupaka batubwira ko hari abantu bari babanje kuza mu kabari ku mugoroba nyuma yaho hakaba harimo n'abaturage batanze amakuru. Ibi byaba ari byo cyangwa ni ibihuha? Hari ibintu byinshi biri bivugwa ariko ibyangombwa nuko twafasha abo basirikare kandi turimo kubakorera investigations ibindi turabibagezaho. Afande umubirebye ni abantu bambutse umupaka bahushije igipimo cy'umupaka nko kuyoba cyangwa murabona bambutse ku mugambi bafite impamvu bari baje mu Rwanda? Scope ibyo byose turaza kubikurikirana. Okay. Turaza kubikurikirana tubagezeho inkuru yuzuye. Nta musirikare wanyu wakomeretse mu gihe mutubwira ko hari uwagerageje kurasa? Nta musirikare wacu rwose wakomeretse. Murakoze afande. Ubwo turacyabategereje. aba president rero mujye muri amarangamutima yanyu. Niyo mpamvu mwebwe munyamuzana amarangamutima wumvishije ijambo rya His Excellency yavuze ejo bundi yavuze ngo iki? Yavuze ati izo brag